yitwa Mfitumukiza Jean Claude iwabo uri Ngororero yisanze muri Kigali akora akazi k'Ikiyedi. Ngiye banyita Jean Claude naje kwisanga muri Kigali byo gushaka akazi k'Ikiyedi nunuye mu karere ka Ngororero. Namubonye ari guterura imbaho nifuza kujya kuganira nawe maze turaganira ambwira muri bimwe agenda abana by'ubuzima bwe bwa buri munsi. Icyambaje nuko nabona natarize abandi barize. Ikindi icyambaje ni icyo ngicyo nubwo bigeraho bikamucanga gusa muri we aba yumva azakomeza akagerageza paka nawe ageze aho yigeze, kuko ubundi ngo aba yumva afite inzozi z'uko yacuruza cyangwa akaba yatwara ikinyabiziga icyo ari cyo cyose. najya nko gutwara ikinyabiziga. Wumva watwara igare, imodoka, watwara iki? na moto nayitwara. Wumva watwara na moto wayibonye ubushobozi. Ngiye banyita Jean Claude naje kwisanga muri Kigali byo gushaka akazi k'Ikiyedi nunuye mu karere ka Ngororero. Utuye muri Ngororero? Ngororero si wari ufite ababyeyi, byaje kugenda gute ujya gusanga muri Kigali? Nari nje gushaka amafaranga, ababyeyi bombi ndabafite. Mwari mubayeho gute mu rugo? Nta kibazo. Nta kibazo mwari ufite mu rugo, waje kwisanga gute uje gusaka amafaranga? Ku bwanjye njye nanyakeneye ku ruhande rwanjye. Hanyuma se tubwire ubuzima bwawe bwo gukura nyine wakuze gute? Wagiye mu ishuri? Ntago wakandagiye mu ishuri? Tubwiye nyine kwiga kwawe. Kwiga kwanjye narize nagarukiye segonderi. Mu kangahe? Nagarukiye mu tronkome. Hanyuma agarukiye muri tronkome wavuyemo kubera ubushobozi cyangwa niwe wivanyemo? Nabonye amanota make mitamvamo. Uvamo hanyuma wisanze gute? Ngiye nshaka kumbwira ngo wisanze gute muri Kigali? Urugendo rwawe wavuye muri Ngororero uza gute muri Kigali? Navuye mu ishuri nza gushaka imyuga ku giti cyanjye nkorana n'umuntu ndakora amahirwe ndabifata ndabishobora. Ubu ngubu se hano uba uri gukora iki hano ku ishantiye tugusanze? Ni Ikiyedi. Ni Ikiyedi? Hanyuma se hano muri Kigali se waje gushaka umugore, ufite abana? Ndacyari umusore. Uracyari umusore? Hanyuma wumva nk'inzozi zawe ari izihe? Ari ukuzana umugore. Umugore inzozi zawe wumva ko ari ukuzana umugore. Hanyuma se ufite ubushobozi buhagije ku buryo wazana umugore n'abana ukabatunga? Nabishaka byakunda. Wabishaka byakunda? Icyo ubura ni iki? Mba ntabwo ibyo byashoboka. Aka kazi ukora kakwinjiriza gute, kagutunze gute, ese wowe ubona ubaye gute? Muri bitanu umuntu akorera umuntu yizigama nka bitatu. Hanyuma ayandi umuntu akayahahisha. Amafaranga yose ukorera urayarya ukanayahahisha. Hanyuma se ntabwo ujya utekereza gusevinga wewe? Amwe umuntu arayizigama. Urizigama? Ufite ahantu wizigama? Igitsinda njye nizigamamo. Hanyuma se ngaho tubwire wenda ubuzima wumva bwaba bwarakubabaje cyangwa ikintu cyaba cyarakubabaje? Icyambabaje icyambabaje nuko nabona natarize abandi barize. Ikindi icyambabaje ni icyo ngicyo cyane.
uba ushimishijwe se n'ubuzima ubayemo cyangwa wumva ari ahandi hantu wifuza kugera? mba numva nanjye najya ku rundi rwego rw'abandi bavandimwe. Ni uruhe rwego nyine wumva nk'ikintu wumva wakagombye kuba ukora atari ikiyede? Ubaye ubonye nk'ubushobozi najya nko gutwara ikinyabiziga. wumva watwara igare, imodoka, watwara iki? na moto nayitwara. wumva watwara na moto ubaye ubonye ubushobozi. Hanyuma se tubwire, ni iki wumva kigushimisha wowe cyangwa cyagushimishije mu buzima bwawe utitaye ku buryo ubayeho? cyanshimisha ni ikinshimisha ni nko kubona inshuti zanjye, no kubona amafaranga. Wamye uvuge ku kintu kijyanye n'amafaranga. Ese amafaranga uyabonye wayakoresha iki? ntabwo nabura icyo nyakoresha. Ni nk'iki wumva nyine umuntu agwaye nk'amafaranga, ni nk'iki wumva wahita ukora cyaguhindurira ubuzima? nahita ncuruza. Wacuruza nk'iki? ubuconco. Ubuconco ntabwo tuzi icyo ari cyo. Ubuconco ni ubuki? Ni ibintu by'ibiribwa n'ibintu byo kunywa. Bumva wahita ucuruza bikagenda. Hanyuma rero ndagusabye utubwire ni nk'iki wasangiza abavandimwe bari kukureba bazabona ikiganiro cyawe, ikintu wumva wabasangiza nyine bababwira muri make ubuzima bwawe bwose nyine. nabasangiza n'urukundo no kwihangana. ngaho ugira icyo waba wababwira wowe. nababwira kwihangira umurimo no kwiga amashuri. Se ni nk'iki wumva wifuriza abana bawe umunsi wawe wagize nk'urugo ukabyara, ikintu wifuriza abana bawe cyiza wumva? Ikintu nakwifuriza abana banjye ni ukwiga no kwihangira umurimo. Hanyuma se ni nk'iki utakifuriza abana bawe, ikintu kibi bagomba kwirinda se ni ingeso mbi. Ingeso mbi ubwo ni nk'izihe? Kwiba no gusambana. Urakoze cyane rero, twebwe ngo twabikubwiye itsinda rya Bahukuboko, iyo tumaze gukoresha gutya tugusigira ayo kurya y'uwo munsi, hanyuma tukazategereza ubufasha. Wakoze cyane rero, ndashaka kukubaza akabazo ka nyuma. Ese hagize nk'uwo guha wenda nk'ubwo bufasha, ni nk'iki wumva umuntu yaguha ku buryo wenda wakora ikindi kintu kikaguhindura ubuzima? Amafaranga niyo wumva ya mbere. Urakoze cyane rero. Twakomeje kuganira, nyuma yaho mu kuboko ndakomeza nawe akomeza akazi. Niba nawe wifuza kumuha ubufasha wabumuha unyuze kuri nimero ye cyangwa ukatwandikira muri comment. Wibuke ntugende udakoze subscribe ndetse na share.